Natwenga ngujue mpae turabashimiye kukoda wema kutwereka urukundo kuri ngujue mpae niongengera ngishima kukabazi ngujue mpae neza ndibagereranya nabo bana bato batazi ibyo bakora najenemeye wa munsi mbona ngujue mpae uriya si Brianira kandi uriya nawe ni Bella. No munsi no munsi wibeshye nganjye kubeshya Bella ko Brian amushaka noneho gasebe. Salama Bella. Salama. Amakuru ni neza. Hari umuntu ukuntumye ma. Ninde? Baba we Brian ngaragushaka byanyabyo none yasheze yashikoye sinzi ikintu cyabaye. Ari heze? Ari harahirya Imariya. Ari gushaka none yaguteguriye impano. Umva no munsi haraye. Serious? Ye baba we genda wowe urabyibonera ma. Nyine tujyane. Wapi ntago twajyana? Jasi wenda cyane. Uraca nyine abo wacaga. Siwe. Nyine genda ngaragutegura byanyabyo kandi rwose yifitiye impano none. Urabesha ntago zongera kunyitera. Gwe icyama ngo gasebe kakano rero ndakanga kantera umushiha noneho Brian agasebeje shabyashimye. Oh my god. Ndaje mwe mu koti mana we ura Brian arashakira iki? We. Kanje. Brian. Bite bere. Nigiye. Beshi se. Muzike se. Shakira amahoro se. Shakira amahoro. Amahoro. Ndi kwiga abandi gusoma kandi ndabona nyine gushaka. Shakira. Si hari umudada nyine ukuntu. Ngo? Niwe mudada? Nyine nihagarariye nyine twaturi muri break. Nyine numva umudada arambwiye ati nzumbwiye. Nagiye mureke imitwe sizo ushaka gutindira ngaho mbwira ikintu ushakira. Ntabwo nagushakaga pe. Ntabwo nagushakaga kwezi. So bikaremba bwere mwanyeshuri. Amazi ko muri Amerika bavumbuye umubumbe witwa Geography. Ako nawe urabizi. Nawe ubwo mwabyumvise mu makuru. Manzi ko tutari twarabimenye. Baba we Radio Rwanda Kiss FM byose bicaho. Kiss FM karindi ni ubwo ntutube. Iyo havuye indirimbo bake bajya mu dukuru. Barabivuga pe. Ako nangereka mbabwira. Jo bundi hene yabyaye umuntu pe. Ntabeshya. Urabeshya. Hano uwo muntu turanigana. Shana no arabihuye. Nigana ninde? Hapa ubwo si wowe. Uva mubwire wakintu. Hari n'inka yo kwa Karisa yabyaye muri Kanyandwenge. None ahore yanka yabyaye impanga. Yabyaye impanga. Mbabwira kandi muzi yuko ikizamini cya leta muzi ko tuzatugikorera muri groupe. Ayo sho. Diplome ni master tuzagishiraho. Nandi nyumvira. Kugira rero ninde agasize. Ni ministeri y'ubusizeho. Ni ministeri y'uburezi. Mbega ibintu byibesha muri kutubesha ko? Nashamura wese. Wase master zasinya kuri diplome byagenze gute ariko byanashoboka. Noneho twese nta muntu uzongera kubura akazi. Leta tuzagitsinda kumugaragariza. Icya leta ni ukuzuza none rimwe tuzabasigira pe. Muririrwa mubitindaho ntabwo uruse tuzazibona. Mu rutabana shumbu. Ubwo se tuzatsinda. Ubwo se waba wujuje buruse ukayibura. Oya ubwo buruse ngo bashyize ku 9 ryonyine ubwo wabura 9. Turambeshye yambwira ko gasito umva niko babivuze 9 baba we ariko ministeri y'uburezi mbega nibwo rero twese tuvuyemo abantu bakomeye dutsinze ibintu biryoshye mbega ibintu byiza nyagasani subu uwo muntu se kwazamugurira gake nose sister ubundi mu byukuri bakubwiye ko ari njye nagushakaga n'umuntu yagutumye cyangwa ne washakaga
Oya n'umukobwa nyine dure hariya. Arambwira nyine ngo nze nkurebe Shaka mubwize kuri rero ko. Nje nari ndi kwiga ikintu nitaye hari amasomo ntago nje nagushaka gasiriya. Mu byukuri wenda nimba uba ufite gahunda yo gushaka umuntu ntukamnyuze ku bandi bantu wenda ushaka. Ushobora gusanga washakaga ariko atari nje nagushakaga sibyo? Gusa wihangane ntago nje nagushakaga kabisa. So ntakibazo. Gusa nyine n'ubundi nubwo mbona ugiye kugenda birumvikana yuko ntigeze nkutumaho ariko mu byukuri sister ndabona ari ngombwa nshobora kuza kugushaka n'ubundi. Ego. Sawa nyine ubwo nunyenera ubwo uzantumaho nabi amasomo meza. Agakobwa ndagatatamo ndakuntu kambeshye nkagiye nawe ngo arashaka nenda narasebye rero nyine yego ahore n'umunsi arumve ngari bushake jija sako ndamutatamo. Basha muzi ko amakayi baciye mu gihugu tugiye kuzatwigira muri smartphone. Buri muntu wese bagiye kumuha smartphone azajya yigana nta bintu by'amakayi byaciye. Nuwari wifite nashaka iyo kagenda yicana itwiye uko bayimufatanye rwose. Wabyumvise bamufungira mu munsi nta rero ngo iwabo bafite televiziyo nkaba yabirebyeho tubwire byanyuze ku ruhe rugo baba we tubwire mamu rwa Gasabo mamu rwa Gasabo ni televiziyo ikora hose ibyo bintu yabitangaje rwose ari kubesha ubwo se sematende ntago nazaza nigira bwite kare ubwo nakongera kwiga. buri muntu wese umunyeshuri ashobora kuba atabeshya kuko numvise ngo haje telefone ngo zigura 5 smartphone abantu bose nyine bisangamo. Si ibyo nababwiraga babawe ubwo abanyeshuri buri tuje kujya dukirika nimugire ikibazo twadukorana research nta bintu tujya no ku Facebook we tuzanakoresha kuri Google nyine tubigenze nshonga mwase karizo kwigira hose nizo nanasomo waje wize nago wasaje n'abanyeshuri muzi byatubayeho twenze igitoki bukeye dusanga babaye ikigaji ari umutobe nawe se mwana bana barabikora biba nawe bana byarababaye ariko nibyo kuko natwe twahinze nuza amasaka dusarura so bibaho rwose iki ni igihanga noneho n'inka yacu ibyara abana kose si ibintu biraho nyine bisanzwe none se Sarine we ya hene yabyaye umuntu urayinzira ariko ibi bishyimbo ko mbona byabaye byiza ndabona uyu mwaka noneho abanyeshuri tutazabagora ku mafaranga pe barakomera rwose. Umunsi ni umunsi wo kubera tugiye kugenda mbere y'igisista mbeshya mu bakarasisi twiga turamushaka kandi mbaye afite inkoni sha shaka nicaye kamera Shanera. Directrice era como. Directrice. Saya juga jadi minta. hari n'umutuku wa moto Tapi dia mau naik. Bisa nunggu dari kita makan. Makan, mama kerja.
amakosa mu bintu byose. Ngaho ngo wasakuje, ngaho ngo warwanye mu ishuri, ngaho ni wewe watsinzwe. Nuko ntabwo narindarutse gutsindwa. Oya buriya umuntu akubwiye ko ngushaka ntabwo nigeze mutuma ariko n'ubundi nagushaka bimaranye iminsi. Mbwira rero ko sa nakoze. Ikosa niryo nyine ndikubwira uhora ufite iminsi yose. Nyine penge. Ahubwo nagira ngo nkubwire ko itegeko rya nyuma nta bintu byo kwinginga kuko ubabara ubushuro nyinshi rwose. Subizi gusa ko baraguteba mu bintu. Daragite ndakurambiwe. Undi mbere ambwira ye. Urahanandiye iki? Rwose abanyeshuri b'iki gihe gereka nkwereke uko mbetera umwana aha ngaha. Tuzi ko iya mbere z'ukwa kane ari umunsi wo kubeshya, so rero kandi mugasaba no kugatima share like na comment subscribe ni ingenzi. So isake rero mwakoze, bye bye. Ako gahinda, I'm ready kukamara. You got my shoulders now, baby, you could lean on.